Imana irindi isezerano no mu gihe wowe wapfuye. Nimvuga gupfa ntuve gupfa mu mubiri gusa. Hari ubwo umuntu abwira Imana nanjye byambayeho ukavuga ngo ya masezerano yararangiye, ngo n'aya masengesho ntuyibuke kuko wibwira ko ibibi wakoze byavanyeho Imana yavuze. Oya da, ntikirinda kubera ko we wirinze, ikirinda kuko ari Imana y'isezerano. Ni Imana irinda ijambo ryayo neza. Abantu bora basengera agakiza ngo badatakaza agakiza, ngo umwana ngo ubuje najya hehe. Koko Yesu n'umugabo w'umuntu wa nta kigenda, vrema wamenya amaraso akayakumenera utarabaho, akagupfira utaramumenya, agapfa imyaka 2,000, yarangiza agatuma umwuka wera ukamugora kwa kundi pastor ajya tubwira, ukagorana ugatinda kumvira umwuka, akakunyurira uhinga nyuma, akagutereta anyuze muri byeri, agakoresha abantu runaka, akakugeraho ukandi utarusha abantu ubwiza, yarangiza akakwemeza ugapfukama ukamubwira ngo ndakwakiriye, none kuko utsitaye ntazakugeza y'amahoro kweri. Yesu ashimwe cyane. Byukuri ngewe ngarutse mu rugo, nayo mpamvu nyine pastor arirenganye, niyo mpamvu nyine arambonye yibuka ko twabikoraga kera, ati ngwino uri kubikore kwa kundi, kandi nyine nibaza ko ariko bikwiye kugenda. Ntabwo ndi umushyitsi, ahubwo cyakora ndibwira ko harimo abantu bashya batanzi, nyine birumvikana. Twatangira gusenga tuvuye muri covid, bakaba batarambonye bavuga ati Christian uriya we no wahehe, ngewe ndi wa hano, ahubwo naragutanze nyine, ahubwo ubimenye ko ndi wa hano. Imana ibaho umugisha. Yesu ashimwe cyane. Kambasaba muhaguruke dusenge iminota 2 yonyine, hanyuma twumve ijambo ry'Imana. Uhoraho Mana y'amasezerano, uhoraho Mana y'imbabazi, uhoraho se umwami wacu Yesu, umukiza kandi umuremyi w'ibintu byose, uwavuze ijambo rimwe byose bikabaho, itangiriro ry'ibyaremwe. Ijambo ryawe kandi ijambo ryawe rikora ibihamya, rikavuga ngo izina ryawe rikuru ni Yehova, ni wowe utera ibintu byose kubaho. Niko wabwiye umugaragu wawe Mose, wabuze uko wivuga, uravuga ngo uruwuriwe kandi uruwiteka, uruwahozeho, uzahoraho. Mbega nirihe jambo rimwe ryagusobanura uriwe? Uri umukuru nyiribihe, uri umukuru w'ubutware, uri nyirikuzo, uri nyirubushobozi, uri nyirubugiri, uri nyirubutware. Icyubahiro, ikuzo, imbaraga, ubushobozi birakubereye, biragukwiriye. Ntabwo ari icyitiriro, ntabwo ari byo dukoresha duhakwa, uretse ko n'uwaguhakwa atabakoze nabi, ariko ibyo tuvuga ni kuri. Uri kibirengeye, urenza aya magambo, urenza ibyo tukuvuga, urenza uko tukuzi, urenza ubwenge bwacu. Urakomeye, urahambaye. Haleluya. Uri umukuru, uri umukuru, umukuru ibihe byose, itangiriro n'iherezo, uwa mbere n'uwa nyuma, usumba byose, ubeshaho byose, uramiza ukuboko kwe kw'iburyo ibyaremwe bikabaho, umuremyi w'ijuru n'isi. Haleluya. Jehova, izina rihambaye, umuremyi, data wa twese, waturemye, watubeshejeho, nyirimbaraga. Turakubashe, turakubashe, turakubashe kandi turakubahiriza, turerereza izina ryawe, turavuga ubukuru bwawe. Urahambaye, wagaragaje neza gukomera no guca bugufi muri Kristo Yesu, ubwo twiyegerezaga ukadukiza, ukatweza, ukatwita abana. Abamarayika bagatangara, ibyaremwe bikumirwa, ubwo wavugaga kudukunda, ukatwigurana tukaronka ubuzima, ukaduhindura abana bawe. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Urakwiriye, urakwiriye, urakwiriye mwa. Kandi twaha ikaze umwuka wera kugira ngo aganirize imitima yacu, twumve icyo atubwira, dukoreho, atwigishe, aduhumurize, adukomeze, aduhe ibyiringiro, aduhe gusa n'Imana, aduhe gusa na Yesu. Tugutumbiriye wowe gusa, tuguhanze amaso, twiteguye kwigishwa nawe, twiteguye guhazwa, kongera kunywa ku mazi y'ubugingo avuye ku mwuka wera, maze icyubahiro kigarukira Imana, amahoro, ibyiringiro, imbaraga, gusa na Yesu, kugendera mu butsinzi, kongera guhagarara twemye, guhumuka, gukomezwa bituruka mu ijambo ry'Imana, bibi bizacu mu izina rya Kristo Yesu. Tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Ngira ngo ntimuma amen, ariko ngasanga agapfukamunwa karayitangira. Mbega muba mwabivuze ahubwo agapfukamunwa gatuma itumvikana. Noneho twongera ijwi. Haleluya. Cyane birenzeho. Haleluya. Ijambo tugiye kuganira mwarabibonye nda kuri posta, batarayibonye turarivuga. Tugiye kubona ku ijambo rivuga ngo Uwiteka Imana y'isezerano.
Amen. Uwiteka Imana y'isezerano. Imana ishimwe cyane. Isezerano ubundi ni iki? Iyo tuvuze ngo Uwiteka Imana yacu, Imana y'isezerano, twavuga ngo ubundi isezerano ni iki? Ni iki gituma urabona Imana yacu turimo turayirata, tuyishimira, twongera kuyibukiranya Imana ikomeye, Imana y'isezerano. Iyo tuvuze Imana y'isezerano, nuko isezerano ari ikintu gikomeye, nuko isezerano ari ikintu cy'agaciro. Amen. Isezerano ni iki mu magambo make yoroshye? Isezerano ni icyo umuntu akwizeza cyangwa Imana ikwizeza ko azaguha cyangwa azagukorera mu gihe kizaza. Mu yandi magambo, isezerano ni insurance, ni ibyiringiro umuntu aguha akubwira ngo hazaza ngewe nzagukorera iki, nzaguha iki, bizagenda gutya. Amen. Dufite abantu baduha amasezerano, kandi gutanga isezerano si bibi, ariko ikibabaje kuri twebwe abantu nuko tutazi ahazaza uko hazaba hameze. Amen. Urugero rufatika ni iyi COVID. Nta muntu n'umwe mu isi wari utuye mu isi mu kinyejana turimo wari uzi ko umunsi umwe twese hatavuyemo n'umwe tuzicara duhanye intera, twambaye agapfukamunwa, gusuhuzanya ari ikibazo, ubuzima bwarahagaze nk'uko. Ibaze rero umuntu waguhaye isezerano mu 2019 akubwira ko mu kwa kane nta kabuza azaza mu Rwanda, kandi azaza kuzaniye ibintu kanaka, azava muri Amerika, azava mu Rwanda se cyangwa handi. Ngiyewe nta kabuza umwaka utaha 2020 nzaza mu Rwanda, nzakuzanira ibi. Agukunze kandi nawe abikunze abishaka. Ndahamya neza kw'iryo sezerano n'ibyo byiringiro byakojeje isoni. Ndabeshya? Si ikosa ryo wabikubwiye, si ikosa ryawe, ni ikosa ry'ibihe. Turabyemeranya? Amafaranga yarayafite, umutima we warabishakaga, nawe wari ubikwiriye, ariko ikosa ry'ibihe kubwo kutamenya ibizaza. Kuko twebwe turi abantu gusa, turavuga gusa kuko dukunze, ariko ntidufite ubushobozi bwo kumenya ibizaza. Ibyo bituma tuba abanyantege nke, kutabasha gusohoza amasezerano. Amen. Ariko iyo tuvuze ngo Imana Uwiteka Imana y'amasezerano, nuko yo ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo ivuze itangiriro ngo burya ibifashe iherezo. Amen. Iyo ivuze ngo nzakugarukaho umwaka nk'uyu Sara byara umukobwa n'urugero, cyangwa se byara umuhungu, iyo Imana ivuze ibyo muri icyo gihe ibi bivuga burya iba yamaze kugera muri icyo gihe kitaraza. Niyo mpamvu yo yihariye kwitwa Imana y'isezerano. Turi kujyana? Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ni Imana y'isezerano. Ni kimenyimenyi igivuga ibintu bidashoboka, ikavuga ibintu ubwayo mu buryo yaremye karemano, ibizi neza ko ibyo bintu mu buryo bwa kimuntu, mu buryo naturel bidashoboka, ariko yo ikanga ikavuga ngo bizaba. Icyambere ni Imana y'isezerano kuko yo yihariye gutegeka ibihe, ifata itangiriro ikavuga iherezo. Icya kabiri nuko ifite imbaraga n'ubushobozi bwo gusohoza ikibasha kuvuga. Na twebwe nukuri nagusezeranya ngo nzakuzanira iki, byanga byakunda nzabizana, ngewe nyizera. Igihe cyajya kugera amafaranga nkayabura, igihe cyajya kugera bakanyirukana ku kazi, igihe cyajya kugera business gahomba, igihe cyajya kugera ngasanga ntibigishoboka. Imana rero ni Imana y'isezerano kuko icyambere itegeka ibihe, iyo ivuze ibyo ivuze izabisohoza. Icya kabiri ifite imbaraga zo gushyira mu bikorwa ikivuze kwizakora. Ntabwo ari Imana ishakisha, si Imana ivuze ngo nibigenda neza. Yakobo yaravuze ngo tuba turi abapfapfa, ngo iyo tuvuze ngo ejo tuzajya bunaka,
ngo kuko tutazi ejo uko bizaba bimeze, ngo ahubwo tujye tuvuga ngo Uwiteka nabishima ejo tuzajya ibunaka. Ibaze no kuri icyo kintu gito cyitwa ejo. Ariko Imana yo itegeka ibihe, irabizi uko bizaba bimeze mu 2151 saa 7:15 kuwa gatatu mu mwaka wa 50. Irabizi neza, nta cyitunguye, irabizi. Amen, amen. Mugani w'Abarundi biri ku rutonde, irabizi neza uko bimeze. Naho ngewe nawe uretse gusa kuvuga dushingiye kuri present, tutazi bizaza ejo, niyo mpamvu tudashobora gutena no gukomeza isezerano. Ariko Imana yo ni Imana y'ijambo, igakomeza isezerano. Amen, amen, haleluya. Icyo nicyo ijango twumvise isezerano. Cyakora kubera ko habaho ubwoko bwinshi bw'amasezerano, turabizi twarabiganiriye hano muri ijambo ry'Imana, batubwira ubwoko butatu nibura bw'isezerano. Hari isezerano ryitwa promesse, isezerano rirangira, ryo twita isezerano ry'ideni, aho umuntu agusezeranya ikintu atagikora ntugiraho umurega, atagikora ukamugaya gusa. Isezerano conventionnel, isezerano rishingiye kuri ngewe nawe uko mbikubwiye, nkakubwira nti umwaka utaha nzakuzanira ikise ikoti, nkabwira Pastor Boniface ningaruka nzakuzanira ikoti, narigaruye ntaho yandega, byavuye mu rukundo. Iyo ni promesse, niyo mpamvu bavuga ngo ni ideni. Hari isezerano twita alliance, isezerano ridakuka, isezerano ry'igihango, isezerano rikomezwa n'amaraso. Hakaba isezerano Bibiliya yita testament, cyangwa isezerano ririmo igihango, umurage, pardon, isezerano ririmo umurage. Alliance ni isezerano ririmo igihango, testament isezerano ririmo umurage. Imana ishimwe cyane. Aho hose rero tubona Imana yaragiye itanga amasezerano muri ubwo buryo kandi ikayasohoza. Reka mbaho urugero nk'isezerano ryitwa promesse. Ni igihe Imana ibwira Aburahamu ngo nzakugarukaho umwaka nk'uyu Sara byara umuhungu. Ntaho byari byanditse, Imana yarabimubwiye gusa kandi irinda iryo jambo irarisohoza. Isezerano Imana yagiranye n'Abisiraheli ryo rya l'alliance, ryari isezerano rigomba gukomezwa n'amaraso, rivuga ngo nge nawe uyu munsi ndabatoranije, mubaye ubwoko bwanjye, nanjye mbabereye Imana. Hakabaho n'isezerano twavuze ryitwa testament, aho Imana babwira ngo noneho nimwumvira amateka n'amategeko mbategeka uyu munsi, muzaba umutwe nimuzaba umurizo, dore imigisha yose izabazaho, dore ibingibi mbabwiye bizabakurikirana. Imana ishimwe cyane. Amen. Niyo mpamvu abandi bagerageza kwivuga mu bundi buryo, baravuga ngo isezerano promesse ni isezerano temporaire, ni isezerano ry'igihe gito, umuntu aguha rikarangira. Nanone isezerano alliance ni isezerano positionnel, riguhereza kugira icyubacyo. Urugero, iyo umukobwa arambagije umuhungu cyangwa umuhungu arambagije umukobwa, hanyuma bakabana, amuvana mu bukumi akamuha position yo kuba umugore we, no mu mategeko akaba umugore we. Njya mbikunda kubabwira, aza mu rugo azanye amasafuriya, yahagera akavuga ngo intebe zanjye waziguze hehe wowe, ibitanda byanjye, inzu yanjye niye, kuko kubera position afite bimuhesha kuba ari ibye. Yego, twavuze testament nanone ni isezerano conditionnel, nimwumvira amateka n'amategeko yanjye, nimugenza gutya iyi migisha izabazaho, ibi mbabwira byose bizabakurikirana. Imana ishimwe. Aho Yesu yavuze ngo mwebwe muri abigishwa banjye, ariko nimwitondera ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nakuri, nanjye nzasaba Data aze. Harimo ka condition ko kumvira, ko gukurikira, ko kwemera. Amen, amen. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire icyo shaka ko tuganira ku isezerano. Uwiteka Imana y'isezerano ni ubudahemuka bwayo, faithfulness. Imana ubudahemuka bw'Imana, ndabyizera neza yuko Imana izampa niyo ntabirangiza uyu munsi, kandi kuko simbirangiza tuzakomezana ku cyumweru, tuzakomeza tukomeze tuganire. Nshuti zanjye, Imana yacu ni Imana y'indahemuka mu kurinda isezerano ryayo. Amen, amen. Imana ni indahemuka mu kurinda isezerano ryayo. Hari abantu bafite ubushobozi, bashobora gusezeranya iminsi ntibahinduke, ibihe ntibihinduke, mvuge ngo ikisi n'imbaraga ntizibure, ariko bikamunanira kuzuza isezerano. Namwe murabizi, wari wabona umuntu uza kukuguza aboroga, kandi iyo umuntu aza kukuguza actually aragusingiza wasetse aravuga ngo iyo umugabo aje kuguza
mu rugo rw'undi mugabo ngo arahagera agatangira agasingiza uko imbwa yahimuka ngo n'imbwa yanyimuka neza ngo ariko ngo imbwa ya boss imuka kugira ngo arebe gusa ko yakuvanamo amafaranga kuko ababaye ariko uzarebe iyo bigeze mu kwishyura. Bamwe barakubwira ngo ariko wahereye umpamagara nabibonye. Kubera iki biratugora kuba indahemuka mu gukomeza iki isezerano no gusohoza icyo twavuze. Twebwe biratugora kandi abo mvuga ntabwo ari abikantarange ni twebwe. Mutagira ngo nabapagani bibi ni batwebwe. Abakristo bamwe ugasanga ntibakirebana, umwe yica undi yicara hariya kubera iki yaramuheraniye. Namwe murabizi neza kandi ntayabuze, ariko kumva yakubaha isezerano, kumva yakubaha icyo yavuze iteka bikagorana. Hari abandi nejo bundi yahoze abimbwira, hari umuntu yasengeye akazi yaragasengera abwira Imana ati ngiye nguhigiye umuhigo, nuramuka ukampaye umushahara wa mbere uzaba wawe, hanyuma umushahara wa kabiri kimwe cya kabiri kizaba icyawe, uwa gatatu kimwe cya gatatu kizaba icyawe. Abwira Imana ngo noneho nge nawe rero ngaho ngerageza. Aje bundi yabonye akazi arambwira ati narakabonye atariko ikintu kimpangayikishije nibyo nabwiye Imana. Nese wayibwiye iki? Abinsubiriramo ati kandi uko numva aturetse no kuyiha yose ndabona yambanye make kandi werga ati wowe ngerageza gusa uyamurebe. None uyu munsi yayikujeho kandi icyo nyikundira yuzuye imbabazi, izakomeza imugirire neza. Nuko iteye ugira se ngo irarakare mubwire ngo ndayagutwara, iramuzi yamuhaye imuze nyine, ariko yo izi kurinda isezerano rya yakubwiye ngo nzakugirira neza. Niyo wowe wagira nabi, ntihindurwa nawe. Naho Imana ibera Imana nyine nyibwire ngo ikiza nuko iba Imana ijya gusoza icyo yavuze itabanje kubona wowe ukumeze. Ijya kukivuga ntiyavuze ngo nubanza kereka ribaye conditionnel, ariko ribaye ryasezerano ikubwiye ngo nzaguha umugabo, nubwo wananiranye izamuguha. Amen arata. Imana ishimwe cyane, haleluya. Izamuguha nyine. Tugira abakristo bavuga ngo buriya ngo igituma bidasohora ngo nuko ngo nitwaye nabi. Kwitwara nabi bigira ingaruka pe, ntabwo mbihakana, ariko uzanarebe bakuzengurutse hari n'abatayemera yagiriye nk'ibyo wowe usaba. Amen. Daza kugira ku ndirimbo baturirimbiye nziza cyane niho bikomereye. Urabizi abantu bahora basengera agakiza ngo badatakaza agakiza, ngo umwana ngo ubuje najya hehe. Koko Yesu n'umugabo w'umuntu wa nta kigenda vrema wamenye amaraso akayakumenera utarabaho, akagupfira utaramumenya, agapfa imyaka 2,000 yarangiza agatuma umwuka wera ukamugora kwa kundi pastor ajya tubwira, ukagorana ugatinda kumvira umwuka, akakunyurira uhinga nyuma, akagutereta anyuze muri byeri, agakoresha abantu runaka akakugeraho ukandi utarusha abantu ubwiza, yarangiza akakwemeza ugapfukama ukamubwira ngo ndakwakiriye. None kuko utsitaye ntazakugezayo amahoro kweri. Uwo Yesu uvuga nuwahe? Amen. Yagupfiriye, aragupfira, aragukunda, aragutereta, uramugora, arakurambagiza, anyura iburyo anyura ibumoso. Mukuri pastor akunda gutanga ubwo buhamya ubwe, kandi ibintu wavugiye kuri internet nanjye nta kosa kubisubiramo. Namwe murabizi neza, utujya kuri YouTube ukabireba simubeshye. Ajya avuga ukuntu yagoranye, ajya mu bwo buhamya tumugabo wambwirije naramugoye imyaka irenga 3, nkajya muzanira filozofi akangora rimwe kugira ngo muteshe umutwe, nkamubwira ngo dayeri ngurire cupa ubone gukomeza kumbwira ibyo ngibyo, atakaringurira akareka gakomeza akambwira Yesu. None uribaza Yesu wakuvanye hariya akakuzana akagutoranya, arabizi kumukunda, arabizi kumusenga, arabizi kumushaka, uribwira ngo ntazakugezayo amahoro. Aragukunda, Bibiri tubwira ngo ari iburyo bw'Imana kugira ngo adusabire. Ninde warega intore z'Imana? Bibiri tubwira ngo mbega ni Imana kandi yaratanze Yesu, mbega ni Yesu yarapfuye ku bwacu. None ninde warega intore z'Imana? Aravuga ngo ndabimenye, niyo baba bamarayika, niyo baba abadayimoni, niyo baba ibyahe, menye neza yuko nta cyadutandukanye n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu.
umva turabicurika si urukundo rwanjye rudatandukana n'urw'Imana rudatandukana nanjye muri Kristo Yesu. Naho urwanjye mba namuvuyeho kenshi, n'urwawe nuko, ariko urwe ntabwo azatureka. Haleluya. Imana y'iki? Imana y'iki nshuti yanjye? Urabona Imana iratuzi twebwe. Munyemerere mvuga ko niyo twazakomeza ubutaha nkabareka. Reka mbabwire, Bibiliya yaravuze ngo isezerano ririmo alliance, rya alliance ngo ntirijya rikuka na rimwe, ngo kereka ikintu kimwe cyonyine. Hari ikintu kimwe kirivanaho. Uzi icyo ari cyo? Ni urupfu. Niko Bibiliya itubwira. Paulo yaravuze ngo umugabo ahambiriwe ku mugore we, ngo kereka gusa urupfu rubonetse. Ntimubizi namwe? Urupfu, urabona, mbabarire nsinge kugutera umutima mubi, mbabarire, niko bimeze. Uwo musheri ukubwira ati sheri ubupfuye najya he? Sheri nukuri, ariko mana we ubupfuye nagenda gute? Nagira ngo menyeshe ko numara gupfa azajya areba gutya avuga ati ariko ninde wamusimbura kwera? Niko bimeze. Kandi ibyo ni Imana ibihaye umugisha mu izina rya Yesu. Wowe uzaba wapfuye ntabwo uzaba ugifuha, nawe ahuri ntabwo uzaba uhazi. We rero kuko Imana izaba imurinze, izamuhundi, imugiriye imbabazi izamuhundi. Paulo yari yatanze itegeko aravuga ngo ntihakagira umupfakazi wemerwa, ngo kereka akwije imyaka 60. Ngo kuko abantu bavugaga ngo ubwo mbaye umupfakazi ngo nemeye kwimariya na Yesu, ngo bamara kubivuga ngo bakamuharika bakongera bakimariye. Uranyumva neza? Paulo aravuga ngo ndabihinduye rero, maze kubona badutenguha inshuro nyinshi, ngo burya kabaga ari agahinda gusa kamutera gutsikimba, ngo ariko yabonye undi ahagarika nde? Ahagarika Yesu. Ati rero bajye bashaka abagore n'abagabo babane nabo, kereka gusa nakwiza 60. Uzi impamvu ya 60? Nuko ntawe ukimwemera. Si uko nabwo atamushaka, byararangiye antukera 60 nta kundi byagenda. Uranyumva neza? Noneho kubw'ibyo yemerwa bumupfakazi. Ariko Imana hibera Imana. Dore bavandi, dore igitangaje ku Mana. Imana irinda isezerano yagiranye n'umuntu we yarapfuye, ikabohwa n'iryo sezerano, kandi uwiririndira muri ryo we yaramaze gupfa, atari bugaruke ngo ayibwire ngo ariko nkoze ibiki. Wowe ukayigora ikakubwira ngo urangoye, nakagombye kukugirira gutya, ariko ndagirira strato isezerano nagiranye nawe, kandi strato we amaze imyaka 300 yarapfuye. Murumva Imana ukuntu iteye? Murumva Imana ukuntu iteye? Ndabaha ingero basi. Imana yagiranye na Aburahamu isezerano. Ndavuga babiri nabo nzavuga, dusoreze muri Kristo Yesu. Tutamuvuze ntacyo twaba tuvuze, murabizi neza. Kandi natwe twibone muri ibyo. Uwa mbere ni Aburahamu. Aburahamu Imana yagiranye nawe isezerano. Iramubwira ati nzaguha urubyaro, kandi ararumuha. Ni inkuru dusoma mu Itangiriro ibice 12 umurongo wa mbere ukagera ku wa 4. Imubwira imigisha izamuha kubera isezerano yagiranye nayo. Imana irongera agaruka imuha isezerano mu bice 22 umurongo wa 18. Iryo sezerano ryaravugaga ngo nzaguha umugisha, ngo ndetse mu rubyaro rwawe ni mamahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha. Imubwire ko Aburahamu azaba umuryango, abamukomokaho bazaba nk'umusenyi wo ku nyanja. Kandi ko Imana imuha Sara, imuha n'abandi, nako Isaka. Isezerano ry'Imana riruzura. Aburahamu arapfa. Turi kujyana? Aburahamu arapfa. Hanyuma Aburahamu nako Isaka abyara Yakobo. Yakobo abyara Abisiraheli, imiryango 12 y'Abisiraheli. Barororoka bajya mu Egiputa, murabizi. Bamaze kugera mu Egiputa, Farawo arabababaza. Abababaje, Imana ije kubatabara. Yavuze amagambo 2. Ibice 2 mu Kuva were ku murongo wa 23. Yaravuze ngo numvise kuniha ku bwoko bwanjye bwa Isiraheli. Nibutse isezerano nagiranye na sogokuruza Aburahamu, nibutse isezerano nagiranye na Isaka, nibutse isezerano nagiranye na Yakobo. Ugira ngo yarahari Aburahamu ku buryo yabwira Imana ngo ariko utangiye ibyo utangiye kunkora ni ibiki. Imana iravuga ngo narabivuze ko nzaguha urubyaro, narabivuze ko nzaguha umugisha, nta kabuza zarinda isezerano ryanjye. Amen, amen. Ibyo nibyo byatumye Uwiteka ahagurutsa Mose akamubwira ngo reka ngutume ujye gukura Abisirayeli mu bubata,
unyumve neza, ntabwo Imana iri gutinya ikindi, ntabwo itinya amaso y'abantu, niri gutinya Aburahamu uzayivuga nabi, uzandika igitabo akavuga ngo Imana yarabeshye. Aburahamu we yarapfuye, imyaka ishize hafi ari 400 yarapfuye. Isaka nawe yamusubiriyemo ibyo yabwiye Aburahamu, niyo mpamvu yavuze ngo ndi Imana ya Isaka. Iramubwira ngo iki gihugu nzakiguha wowe n'urubyaro rwawe nk'uko nabisezeranije sonde Aburahamu. Igeze kuri Yakobo iramubwira ngo bigerekaho indahiro, iravuga ngo nzaguha iki gihugu nk'uko nabibwiye sogokuruza Aburahamu ndetse na sogokuruza nde Isaka. Niyo mpamvu nshizeho indahiro yuko nzaguha iki gihugu. Imyaka ibaye imyaka, Abisirayeli bababaye, Imana yibuka indahiro, ntawe itinya, idatinya ibihe, idatinya amaso, idatinya gusekwa, idatinya kubazwa uyasezeranije, kubera ko ari Imana irinda isezerano gusa. Amen. Amen. Ibyo ntacyo byari bitwaye. Nubundi ibyo nibyo bita kubinyangamugayo. Yego, niwe muntu witwa inyangamugayo, ni umuntu urinda ijambo rye. Ariko nyibonera ko itangaje ni ikindi gihe. Munyemerere dusome mu Kuva, munyemerere dusome mu Kuva, Kuva ibice 32. Kuva ibice 32. Kuva 32. Dore ku murongo wa 10 kuwa 7 kugira ngo twumve neza. Kuwa 7 Uwiteka abwira Mose ati manuka ugende kuko ubwoko bwawe wakuye mu gihugu cya Egiputa bwiyononnye, bateshutse vuba bava mu nzira n'abategetse biremera igishushanyo cy'ikimasa kiyagijwe, baragisenga bagitambira ibitambo bati wa bwoko bw'Abisirayeli we, iki ni cyo Mana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Kandi Uwiteka abwira Mose ati ubu bwoko ndabubonye, dore n'ubwoko butagonda ijosi, none nyihorera uburakari bwanjye bugurumanire mbarimbure, nawe nzaguhindura ubwoko bukomeye. Mose yinginga Uwiteka Imana ye ati Uwiteka niki kigurumanishije uburakari bwawe ukarakarira ubwoko bwawe wakuye mu gihugu cya Egiputa, wakuje mu gihugu cya Egiputa imbaraga nyinshi n'amaboko menshi? Niki cyatuma uvugisha abanyegiputa bati kubagirira nabi niko yabakuriye ino ngo ibicire mu misozi miremire, ibarimbure ibakure mu isi? Shira uburakari bwawe bw'inkazi, wibuze nabi ushaka kugirira ubwoko bwawe. Ibuka Aburahamu, umva wabyumvise? Ibuka Aburahamu na Isaka na Isiraheli abagaragu bawe, abo wabwiye wirahira uti nzagwiza urubyaro rwanyu ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi icyo gihugu mvuze cyose nzagira urubyaro rwawe kiba umwandu wabo iteka ryose. Umurongo wa 14 barangije kumubwira ayo magambo, bigenda bite? Uwiteka yibuze nabi yavuze ko agiye kugirira ubwoko bwe. Amen. 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 Nimutekereze iyi Mana y'isezerano, iyi Mana Abisirayeli, Imana ubwo yabwiraga Aburahamu imusezeranya kumuha igihugu, hari amagambo akomeye yamubwiye mu bice 15. Yaramubwiye ngo nzaguha iki gihugu, ngo kandi nzakiguhera igihe kigeze, ngo ubwo nzabanza ngategereza ibyaha by'ubu bwoko bikuzura. Bazakora ibyaha bigera ahantu ngewe mbona bitakihanganirwa, mbirukane muri iki gihugu maze ngihereze ubwoko bwawe, kuko ari ubwoko nitoranirije ngo bunkiranukire. Nagira mbabwire yuko ibyaha bikomeye Abamori bakoraga, ibyaha bikomeye Abayebusi bakoraga, byabakuje mu gihugu cya Egiputa kuruta ibindi. Icyambere ni ukuramya ibigirwamana. Turi kujyana? Ibyo nibyo byatumye Uwiteka abirukana mu gihugu yahaye Abisirayeli. Yarambwira ngo n'ubwoko buraguza, n'ubwoko busenga ibigirwamana, n'ubwoko butazi Uwiteka Imana yabo. Kubw'ibyo nzabirukana mwebwe mbatere. Hanyuma rero hano twasomye ngo Mose atinze, Abisirayeli baravuga atari ko se ko Mose atinze ninde uzatujya imbere akatuyobora? Ngo umazana igitekerezo atereka dukora inyana mu ishusho ikigirwamana, tukijyane natwe tumere nk'ayandi mahanga, tukibwire ko ari Uwiteka Imana yacu. Icyo bari bakoze, reka mbabwire ngo cyatumye mu maso y'Imana, unyumve neza, icyo bari bakoze cyatumye mu maso y'Imana Abisirayeli bamera nk'uko Abamori bameze. Kuko Abisirayeli ntacyo barushaga Abamori, ubirebye icyo babarushaga gusa nuko bari baratoranijwe kugira ngo bitwe ubwoko bw'Imana, baba ubwoko bw'Imana, baba ishyanga ry'Imana. Amen. Ryubaha Imana. Reka mbaho urugero ruto rundi rwa Bibiliya. Mwibuke bahamagara Balamu kubavuma,
bahamagara Baramu kubavuma. Baramu ngo yarabarebye mu mwuka aravuga ngo ndababonye, ngo impamvu ntacyo umuvumo wabatwara, ngo muri bo nta kuraguza kubamo, ngo muri bo nta kuramya ibigirwamana kubamo, ngo muri bo n'ubwoko butunganiye Uwiteka. Niyo mpamvu nta wavuma abo Uwiteka atavumye. Nta mpamvu ufite, ntabwo umuvumo wabona ufata kugira ngo bafate. Kubera iki? Muri bo nta kuraguza kubamo, muri bo nta kuraguza ibicu kubamo, muri bo nta kuramya ibigirwamana kubamo. Rero ibi bari bakoze byari bitumye abiseri bamera nk'uko Abamori bameze. Uranyumva neza? Imana ifata rero umwanzuro iravuga ati Mose, barambabaje. Abiseri bababaje Imana ibihe 10, niko Bibiliya ivuga. Iyo tuvuze ibihe 1, 2, 3 bayibabaza ibihe 10, iravuga ati ndarambiwe, mureke mbarimbure, munyemerere mbarimbure. Kandi Imana ngo ikora deal ntabwo mbarimbura ngo basherega, nzakororotsa wowe yenda asigare bakeya, ariko ureke bo mbarimbure. Hanyuma Mose waruzi Imana, Mose waruzi uko iteye, Mose waruzi uko imeze. Niyo mpamvu Bibiliya tubwira ngo abiseri yababwiye iki? Ngo yabamenyesheje imirimo ye, ngo ariko Mose we ngo imwereke inzira zayo. Niko Zaburi 103 ivuga. Yarazi inzira z'Imana, yarazi imiterere y'Imana, ngo arayegera ati kweri ndabona wariye karungu, ndabona warakaye, ndabona wakamejeje, atugiye kubagira gute? Ati ndabarimbura. Shira uburakari bwawe. Kubera iki Mose? Bandakaje, baramije ibigirwamana. Terekada, si ibyo ndi kuvuga. Ugira ngo nibo se mvuga? Terekada, ndabikubwirira isezerano wagiranye na sogokuruza Aburahamu, ndabikubwirira isezerano wagiranye na Isaka na Yakobo. None warigiranye nanjye cyangwa warigiranye nabo? Shira uburakari bwawe, wibuke kuri Imana y'isezerano, wibuke ijambo ryawe. Ngo Uwiteka kibyumva, ngo ako kanya umubabaro wose urashira. Ngo iravuga ngo nibujije nabi nagombaga kubagira. Imana irindi isezerano no mu gihe wowe wapfuye. Nimvuga gupfa, ntuve gupfa mu mubiri gusa. Hari ubwo umuntu abwira Imana, nanjye byambayeho, ukavuga ngo ya masezerano yararangiye, ngo n'aya masengesho ntuyibuke, kuko wibwira ko ibibi wakoze byavanyeho icyo Imana yavuze. Oya da, ntikirinda kubera ko we wirinze, ikirinda kuko ari Imana y'isezerano. Ni Imana irinda ijambo ryayo neza. Amen, amen. Dufite Imana izi kurinda isezerano. Haleluya. Imana izi kurinda iki? Isezerano. Ikaririnda neza kugira ngo risohoze. Zaburi 105:18 ndumva ntibeshe, aho bavuze ngo Imana izi kurinda ijambo ryayo neza kugira ngo irisohoze. Iraririnda ntirikomereka. Ndibuka ibwira Yeremiya agiye guhanura mu gice cya mbere. Yeremiya aravuga ati Nyagasani Yehova ndi umwana w'intuma. Imana iramubwira ati ya, ikomeza kumusubizamo imbaraga ati dore icyo nguhamagariye ni ugutera, kandi none ni ukurandura, ni ukubaka kandi ni ugusenya. Kugira ngo Yeremiya yizere neza ngo ikintu cya mbere yabonye mwiyereko cya mbere, ngo Imana yamweretse inkoni. Murongo wa 11 niko havuga ngo imwereke inkoni. Iramaza ngo Yeremiya urarebye wabonye iki? Ati mbonye inkoni. Atari kiyo nkoni mbonye, mbona imeze nk'inkoni abarinzi ba nijoro bakoresha barinzi. Ati nukuri waroye neza. Kubera iki? Ngiye Uwiteka Imana ndindi ijambo ryanjye neza kugira ngo ndisohoze. Iryo ugiye kuvuga ntirizagwa hasi ubusa, ndaririnda kugira ngo ndisohoze. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Dufite Imana irinda iki? Isezerano. Imana irinda. Haleluya, haleluya, haleluya. Nijoro hari ahantu twari turi, umwe arabaza ati, yabazaga ikibazo kiri pertinent ariko nanone kitari cyiza cyane. Ambwira ati aho twari turi ngiye nakuze bavuga ko hariho umwana wo kurimbuka. Uranyumva neza? Hariho umwana wo kurimbuka. Ati none pastor, umwana wo kurimbuka ninde? Ati ko bajye batubwira ko hari abantu bazajya mu ijuru kuko ku munota wa nyuma bahawe amahirwe yo kwihana. Urumva? Yarakoze ibyaha birenze, hanyuma mbere yuko apfa Imana ikamuha amahirwe yo kwihana, agasaba imbabazi z'ibyaha, agahita ajya mu ijuru. Ati naho wowe wamaze imyaka myinshi ukijijwe, uranyumva, igihe cyagera cyo gupfa ugapfa uri mu cyaha udatunganye, utabonye amahirwe yo kwihana. Ati none ukabubaye umwana wo kurimbuka. Mu yandi magambo, mfite ubwoba, simbizi niba ndujya mu ijuru niba ntazajya mu ijuru, kuko umwana wo kurimbuka ntazwi neza. Ndamubwira n'umwana wo kurimbuka arazwi neza.
icyo nicyo cya mbere. Cya kabiri, n'umwana w'ubugingo arazwi neza. Bazwi neza gute? Bazwi neza kuko Bibiliya itubwira uko ubugingo buhoraho tubuhabwa. Tubuhabwa dute? Tubuhabwa iyo umutima wacu wizeye ukabarwaho gukiranuka, akanwa kacu kakatura, hanyuma tugakizwa. Bibiliya itubwira ngo uwo munsi ntabwo tubyiyumvamo, ntidutitira. Uranyumva neza? Ntabwo umuriro umanuka, oya, twizeza umutima, tukatuza akanwa, tukavuga ko Yesu yarapfuye arazuka ku bwacu, kandi ibyaha byacu nibyo yababariwe. Uwo munsi ndabimenya neza yuko ndi umwana w'ubugingo buhoraho. Hanyuma rero umwana wo kurimbuka ninde? Nuwo babwira ubutumwa bwiza, bakamubwira ko niyizera afite ubugingo buhoraho, bakamubwiriza ku manywa na nijoro, yarangiza akavuga ngo ndabyanze, nimujyane ibintu byanyu. Uwo niwe mwana wo kurimbuka. None wowe warizeye, wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, randevu ni ku munsi w'impanda, ngewe nawe tuzaba turi kumwe. Hari abajya barakazwa nuko tuvuze ubutumwa, wowe uvuga ubuhe se ubundi inkuru nziza y'indugira ni iyihe? Randevu ni nge nawe, nutahasanga wallahi uzarebe neza, uzarebe neza. Nzaba ndi inyuma gutya ahantu gutya, Yesu arimo arambwira ngo nzane ibintu by'amakawa peut-être, ngewe nzaba mpari, ndabizi neza. Kubera iki mbizi? Kuko naramwizeye n'umutima wanjye. Kubera iki mbizi? Namuhaye ubuzima bwanjye. Kubera iki mbizi? Ni umucunguzi wanjye. Nubundi yaravuze ngo yaje kudukiza urupfu rw'iteka. Ntabwo tukirimbutse rero. Niba bamwizera bose ntibakirimbutse. Iyo niyo nkuru nziza. Kandi impamvu ya kabiri ni iyi, nuko ari umugabo urinda ijambo rye. Arinda iki? Azatujyana mu ijuru, ndabizi. Umva rero, iyo tuvuze baravuga ati abantu se ntibahaye uburenganzira bwo gukora ibyaha, n'ubundi ntibarabyanga. Abo niyo twababwira ubwoba bazabikora. Ibyo mvuze urabyumvise? Ibyaha ntabwo umuntu abirekeshwa n'ubwoba cyangwa nuko umuhaye uburenganzira, ahubwo umurimo w'ubuntu watangiye gukorera muri wowe, wumva utangiye kubyanga. Ibyaha n'ubundi urabyanga, wabigwamo, wabona intege nke, ariko umutima wawe mu by'ukuri ubuntu bw'Imana bwakugezemo bukwangisha ibyaha. Dufite Imana y'iki? Y'isezerano. Haleluya. Munyemere nongere mbabwire, iri sezerano tuzarisoreza muri Kristo Yesu. Iryo Imana yabwiye Aburahamu ikarikomeza, ariko munyemere nongereho na Dawidi gusa. Inde? Dawidi rimwe ngo agira igitekerezo, yakundaga Imana, ngo agira igitekerezo mu mutima we, abwira Imana ngo mbabazwa cyane n'uburyo ngewe mu bwami bwanjye mba mu mazu y'imyerezi. Imyerezi icyo gihe byari byo bintu bikomeye, ni nka materiyeri ziva mu Bushinwa cyangwa je ne sais pas, nyine byari ibintu by'igitangaza. Ngewe mba mu myerezi, mba mu nzu y'ibitabashwa, naho Imana iba mu ihema, kandi avec raison. Ihema ryo ryari hashize imyaka hafi 300 ihema ribayeho. Umva iryo hema ritari rishaje wowe, nawe ushyira mu gaciro, rigenda ku zuba, rigenda ku manywa. Iri hema ryari ritangiye gusaza, kameme ryari ihema nyine. Yarireba akavuga ati rirashaje we, rirashaje vraiment. Yajya mu nzu y'Imana, ngo inzu ya Dawidi yari yubatse hafi y'ihema. Uko yinjiraga mu nzu ye, ngo umutima waramukomanga ati koko mba mu bitabashwa, Uwiteka ba mu ihema. Ngo agambirira mu mutima we kubakira Uwiteka inzu. Amen. Ngo abigambiriye, ngo bikora ku mutima w'Imana. Arabwira ati Dawidi we urantangaje pe, ati kuva igihe naviriye mu Egiputa nibereye mu mahema, nta nicyo byari bintwaye, ninjye wabivuze rwose. None wowe ngo urashaka kunyubakira inzu? Wowe ati wowe unyubakira inzu? Ati nukuri kw'Imana narabigambiriye, ndifuza kwikubakira. Ngo Imana ihagurutse umuhanuzi Natani, ati genda umubwire ngo Dawidi we unkoze ku mutima, kandi ubwo unkoze ku mutima nanjye ngiye kuguha isezerano. Ndasezerana nawe yuko ubwami bwawe buzaba ubwami bw'iteka ryose. Icya kabiri, nanone nta n'umwe mu bahungu bawe uzigera ubura uzagusimbura ku ngoma. Imana yongeraho kuko isi byose ati ndabizi abagukomokaho bazancumuraho, atariko nzabazitura nk'uko umubyeyi akubita umuntu, ariko isezerano ryanjye ntabwo nzigera ndireka, nzarigirana nawe n'iry'iteka ryose.
turi kujyana bavandimwe. Nagira mbibutse ko ubwami bwa Dawidi ntabwo ari ubw'iteka ryose nk'umuntu. Ubwami bwa Dawidi n'ubw'iteka ryose muri Kristo Yesu. Niwe wenyine. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo yaje gukomeza ubwami bwa Dawidi. Muribuka Yesu avuga muri Luka 21 na 20 muri Matayo, aravuga ngo ngiye kubabaza ikibazo mu gifindure. Ati nimumbwire ni gute Yesu yitwa mwene Dawidi, Masiya yitwa mwene Dawidi, atariko kandi Dawidi akamwita umwami we? Ngaho nimumbwire uko bigenza. Mesiya ni mwene Dawidi, yego, kandi murabizi ko Dawidi yari umwami, atariko na Dawidi ubwe abwira Mesiya ngo ni umwami we. Kubera iki? Isezerano ryaravugaga ngo hazaba umwami, hazaba igitsina kizumbura mu muryango wa Dawidi. Uwo nguwo azaba ari umwami, kandi ubwami bwe azaba ari ubwami bw'iteka ryose. Amen, amen. Imana nyine ibizi byose. Ugira ngo byaratinze se? Salomo bagiye ku ngoma. Inde abarimye kweri, arima, ubwami bwe burakomera, ariko agira intege nke. Ngo arongora abagore benshi kandi b'abanyamahanga. Ngo buri mugore wese akajyazana n'ikigirwamana cye. Yamara kuhagira ati ngewe rwose ntago nabyihanganira utanyubakiye ku kanunga. Iyo ntasenze Imana yacu simererwa neza. Akabamuhaye umusozi wa Karumuna, agashyiraho ikigirwamana. Undi akaza ati ngewe nanjye nazanye Imana y'iwacu, nanjye ntutanyubakira inzu. Sibisho nawe akabamwubakiye kwirebero. Ngo Yerusalemu yose ayuzuza ibigirwamana, ngo umutima we uhindukirira ibigirwamana. Umva rero, munyemere dusome. Yego, haleluya. Dusome mu bami ba kabiri, abambere, pardon, abami ba mbere, igitabo cya mbere cy'abami, ibice 11, igice cya mbere cya 11 cy'abami, igice cya 11 umurongo wa 9. Nuko Uwiteka arakarira Salomo kuko umutima we wahindutse ukayoba. Uwiteka Imana ya Israheli yari yaramubonekeye kabiri. Wibaze, uyu mugabo Imana yamubonekeye kangahe? Kabiri. Yarazi neza Uwiteka, ariko aranga umutima ugira gute? Urayoba. Amaze kuyoba ngo ikamutegeka imwihanangirije ko atazakurikira izindi mana, ariko ntiyumvira icyo Uwiteka yamutegetse. Nicyo cyatumye Uwiteka abwira Salomo ati, kuko wakoze ibyo ntiwitondere isezerano ryanjye n'amategeko yanjye nagutegetse, nukuri nzakunyaga ubwami bwawe mbugabire umugaragu wawe. Ariko kuko ngiriye so Dawidi, kuko ngiriye so Dawidi, nasezeranye nawe, kuko ngiriye so Dawidi sinzabikurukiriho. Icyo ni icyambere. Ahubwo nzabunyaga umwana wawe, kandi nawe sinzamunyaga ubwami bwe bwose, ariko nzabumugabanirizaho umuryango umwe kubw'umugaragu wanjye Dawidi na Yerusalemu nitoranirije. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Bavandimwe, ubwizigirwa bw'Imana. Iyo tuvuze ngo Imana iri faithful, Imana iri fidele, Imana niyo kwizigirwa, Imana ni indahemuka, nuko imenya kurinda isezerano no mu gihe twebwe tutari mu isezerano. Ibyo mvuze birumvikanye. Wowe ukava mu isezerano, wowe ukananirwa kuryubahiriza, wowe ukayitera umugongo, wowe ukayibabaza ntuyumvire, ariko yo ikanga ikavuga ngo ndi Imana irinda iki? Isezerano. Uyu Salomo tuvuze yabaye nk'ab'Abisiraheli, aramye ibigirwamana. Kuramya ibigirwamana muri Bibiliya ntago babyita icyaha, babyita ikizira. Na abomination, kizana umuvumo, birenze icyaha. Yarabikoze mu by'ukuri byagagombye. Bamwe bajya bavuga ngo Salomo yararimbutse. Oya, yakoze icyaha gikomeye koko cyakagombye kumurimbura. Ibyo byaha yakoze ni ibizira pe. Ariko icyo shaka kuvuga, Imana yibutse iki? Isezerano. Ntabwo mbigiriye wowe ibyo wakoze byagatumye mbavana imbere yanjye, ariko ndabigirira isezerano nasezeranye na Dawidi yuko nzakomeza ubwami bwe. Kubw'ibyo nzabagabanya basi, ubwami nzabutanga nkuko nabuvanye mu maboko ya Sawuli nkabuhereza so Dawidi. Ariko Dawidi we yanejeje umutima wanjye, ntiyigeze aramya ibigirwamana, yagendanye nanjye, yankoze ku mutima. Kubw'ibyo rero nzarinda ubwami bwe nibura asigaza agace gato, ariko ngewe Uwiteka isezerano nagiranye nawe ndikomeza. Amen. Ubu rero mvuze 1/4, ntabwo turatangira kubwiriza, ariko tugiye gutaha muhumure.
nukuri kw'Imana. Tutaravuga Yesu ntabwo twaba tuvuze ubutumwa bwiza. Ibi byose tuvuze Imana ngo yarindaga isezerano ryayo ngo kubera impamvu nyamukuru iruta izindi, ngo kugira ngo Kristo Yesu azabone uko avuka. Bavandimwe, murabizi abarokore bamwe bagiye bambwira ati pastor, wowe usoma Bibiliya yose? Ni cyane. Usoma se no mu ngoma? Ni cyane. Ati none iyo usoma Bibiliya ujya usoma na Matayo igice cya mbere. Murakizi igice cya mbere? Aya niyo masekuruza ya Yesu, mwene Dawidi, mwene Aburahamu, ngaya. Haleluya! Iki gice kijya kimfasha ubwo nahishurirwa ya magambo, naranezerewe. Ndavuga ngo Matayo warakoze kwandika iki gice. Kubera iki? Mbega ugira ngo Yesu ni mwene Dawidi wenyine? Ugira ngo Yesu ni mwene Aburahamu wenyine? Oya, ni mwene kandi nanone Salomo, ni mwene nanone Yuda, abose bari mu muryango we. Ariko bagiye kumuvuga baravuga ngo dore Yesu mwene Dawidi, mwene Aburahamu nguyu. Kubera iki? Niko kuvuga ngo uyu niwe nasezeranije Dawidi, uyu niwe nasezeranije Aburahamu. Yamusezeranije ate? Yuko nzabahereza umwana w'intama ubavana ibyaha kabambwe. Ndamusohoje nguyu mwene Aburahamu. Nanone kandi ni mwene Dawidi kuko nasezeranije ubwami muri we. Niyo mpamvu iyo tumwakira turavuga ngo twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu. Uwo tuba twakiriye yasezanijwe Dawidi, yasezanijwe Aburahamu. Imana yabaye yo kwizera, iramurinda paka tumubonye, aradukiza, araducungura. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya! Ntukasimbuke, hararyoshye. Kandi ubwo ngejeje aho ngaho wasanga no muri abyara Aburahamu, abyara Isaka, abyara no hasi wasanga hari imbindi hishurirwa. Jya ubisoma nabyo. Ntabwo biri ari igicucu, ntabwo biri yari mirondogora. Oya, ni nko kuvuga ngo Imana ni nko kubwira isi yose ngo imyaka ishize ari 2000 ndindi isezerano muri kamere y'abantu batanyubaha. Ndindi isezerano kujye. Urabona Bisirayeli habuze gato ngo barimbuke, habuze gato. Niba hari abacika cumu babaho ni Abisirayeli. Satani yarabahize. Nagira ngo mbabwire ntabwo icyo yahigaga ari bo, ni isezerano ry'Imana ryari muri bo. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo Paulo ngo ese Abisirayeli barusha abandi iki? Ati ntacyo, kuko nabo ni abanyabyaha. Ariko hari kimwe, barabarusha muri byose kuko babikijwe ibyasezeranijwe. Babikijwe ibyasezeranijwe. Ibihe rero bagiye barinda ibyanditswe, barinda iby'Imana yavuze kugira ngo tuzabone Yesu, tuzabona akomoka inde mwene Dawidi, mwene Aburahamu. Yaraje umukiza w'abantu, Yesu umukiza wacu. Haleluya! Ubwo nabahonjaga ngo ku cyumweru tuzahure rero. Tuzahure na Yesu ubwe ajye agaruka noneho ubwe arimo yivuga ubwe. Ndavuga Yesu arimo avuga ati muzi impamvu harya muzi impamvu Imana ubwayo yitwa Imana ya Aburahamu ikiyita Imana ya Isaka. Yesu wabisobanuye avuga ati muzi impamvu ubwayo yo yivuga ikavuga ngo ngiwe ndi Imana ya Aburahamu, ndi Imana ya Isaka, ndi Imana ya Yakobo. Ati kandi abivuga barapfuye. Reka mbongera haga. Aha ni habaramye batagatifu bashingira ubundi. Bavuga ati no ntureba se ko Imana yitwa Imana ya Yakobo na Isaka ntuko bariho. Nanjye ndabatumiye ku cyumweru. Yesu abaho umugisha. Yesu abaho umugisha. Nshuti zanjye, Imana ni Imana y'ise iryo yagiranye nawe. Mwarakoze bavandimwe, Mungu ababariki sana. Nkaswe isezerano, nkaswe isezerano ryameneye amaraso. Ubundi umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo Imana ubundi yarakabije, normalement yarakabije. Nawe niko yabivuze nubwo atakoresheje iyo terminology. Yaravuze ngo ubundi ubwayo ngo hari ibintu idashobora kubeshyeramo, kimwe kiba gihagije. Ngo yivuze ngo nzagira ntya ngo ibyo ntibihinduka. Ngo ariko kugira ngo yerekane ko ibyo ivuga ari ukuri ngo igerekaho indahiro. Iravuga haleluya. Ubundi yo irahiye ubwabyo, ariko yaravuze iravuga ngo kugira ngo mbereke ko ndi seriye ndavuze ngo nzabikora, ariko nibirangire wallahi nzabikora, ndabarahiye nzabikora. Imana yacu ni Imana y'isezerano, ni Imana y'isezerano. Haleluya. Kandi ubu rero harabavuga ati ngiye nta sezerano ngira. Nicyo kibazo ubu ngubu tinarikura he. Haleluya, haleluya.
reka mbahe rimwe ryonyine twese dusangiye rimwe ryonyine. Yesu aravuga ngo abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanyu muzaba abigishwa banjye nyakuri. Nanjye haleluya haleluya. Nimukomeza avuga ngo iki? Ngaho mukomeze. Yesu abaho umugisha. Haleluya haleluya haleluya. Namwe muzamenya ukuri maze ukuri kuzagira gute? Kuzababatura. Baramubwira ati ariko we twebwe nitwigeze tuba imbata. Ati muri imbata ko muri zo? Umuntu wese ukora icyaha n'imbata y'ibyaha. Umva inkuru nziza ahubwo 36 umwana nababatura muzaba mubatuwe z'ukuri. Muzaba mubatuwe z'ukuri. Haleluya. Uzubata dufite kandi ukiri gushaka abahanuzi n'abakurambika ibiganza, inyamara ubirebye neza ukavuga ngo mwene Dawidi mwene Aburahamu yaravuze ngo Imana ishimwe cyane natubatura tuzaba tubatuwe z'ukuri, ukamutumbira amaso. Abarakore bubu dusigaye dusenga gusenga. Ibyo mvuze murabyumvise? Ukagenda umuntu ukambwira ati fite icyaha kimeze gutya, ati kubita ayitatu niyo akuraho ikibazo se. Finaluma umuntu akagenda atumbiriye iminsi 3. Ejo nyine umuntu yarambwiye ati ngaho Pastor Senga fasha, mbwira nanjye uko nzafasha umuntu n'umuyobozi wa ministeri. Atari umuntu wasanze arambwira ati mfite icyaha gisa n'icyananiye kureka, none fasha vraiment. Ati rero njye nahise nikoraho, ati nibuka rya jambo rivuga ngo ntaba abadayimoni ntibakurwaho n'ikindi uretse kwiriza ubusa no gusenga. Mitamubwira ngo rero ukwiye gufata amasengesho. Arambwira ati ku izina ry'Imana mu cyumweru niyiriza 3. Ati sanga njyewe sinkageze, mitambura icyo mubwira. Urumva yagombaga kumubarira iminsi asanga we ntayigeze kandi we ntarwanye nabyo. Ati mbura icyo mubwira. Noneho rero Pastor Senga mpagahinti nzamubwire ngo iki? Ndamubwira agahindi karahari, ntagara ko ngiye nguhimbira nako Bibiliya ivuga. Nta yindi ntwaro nimwibaho yo kunesha icyaha. Paulo yaravuze ngo umvirize uko yavuze ngo nimuyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere yanyu irarikira. Ntabwo ari iminsi badupanga si 3 si 5 si 10. Harubwo tujya gusenga aho gutumbira Yesu no gutumbira ibyo yakoze ku musaraba, tugatumbira iminsi. Ugasanga ntitugisenga Imana, turasenga iminsi ahubwo. Ngo navuye mu 3 kandi dora turushanwa ngo n'ubundi mu 5 ugakora uko ushoboye abantu bakabimenya kuvuye mu minsi 5. Turi abafarisayo. Icyo cyo gifite umumaro niyo utakwiriza niyo wakwiriza. Paulo yaravuze ngo burya ibyo kurya ntacyo bitwungura nta nicyo bitugabanyirizaho, no ahubwo icyo kimara ni ugutumbira Yesu Kristo wabambwe kandi akazuka. Niwe mbaraga, niwe utwerereza kunesha. Simvuze ngo nimukirize. Ubu harabavuze ati aratubohoye we oya tanyumva nabi. Tunubundi inzara nayitinyaga oya turiyiriza kabisa. Ariko iyo twiriza ntabwo tuba dutumbira iminsi, tuba dutumbira Yesu. Kugira ngo sinasoje se naho ku cyumweru. Yesu abampera umugisha. Imana ibagirire neza.